Nongeye kubasuhuza mwese mukurikirana Verise Made in Rwanda TV. Uyu munsi mbazaniye ibikapu by'ubwoko bugiye butandukanye. Wifuza gukoresha igikapu aho waba uri hose, ushobora guhamagara kuri iyo nimero iri aho hasi kuri ibyo bikapu uri kureba aho ngaho. Ni ibikapu bigiye bitandukanye, aho waba uri hose wakoresha. Rwose dukora ibikapu neza cyane. Ndakeka ko aho uri hose ushobora gutekereza ati ndashaka igikapu, rwose ntibikugore. Hamagara kuri iyo nimero iri aho hasi nawe tugukorere. Komeza gukenera Verise Made in Rwanda TV, ndabakunda cyane kandi nkumbwira ati ntibagire gukora subscribe.
nkabwira ngo mwakoze kunkurikirana, kandi ugize igikapu ushaka icyo ari cyo cyose, modeli yose wakwifuza, niyo yaba atari zino wabonyemo hano, hakaba hari iyindi wowe ushaka, wahamagara kuri izo nimero wagiye ubona muri ibyo bikapu, aho ngaho hasi y'ibikapu cyangwa se ku ruhande izo nimero wagiye ubona. Dukora ibikapu by'ubwoko bwose, ni ukuvuga ngo modeli iyo ari yo yose turayigukorera, ntugire impungenge. nawe ubutaha ni Everest Made in Rwanda TV, kandi ntibigire gukora subscribe. Turabakunda cyane.